Ni ikipe ya Rayon Sports yiteguye gukina umukino wa gishuti n'ikipe ya APR FC. Nibwo bwa mbere mu mateka bigiye kubaho ko umukino wa gishuti uba hagati y'amakipe y'amakeba uzabera kuri stade Amahoro. Ni mu mukino uzaba kuri iyi Sabato cyangwa se kuri uyu wa gatandatu tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Ni umukino uzabera muri stade Amahoro, ni wo mukino wa mbere uzaba ubereye muri stade Amahoro. Rayon Sports rero ni intwaro zayo cyashya zose yiteguye kumanuka mu kibuga guhangana n'umukeba w'ibihe byose, bakaba bazakinira kuri stade Amahoro. Abo bakinnyi bose bashyashya ikipe ya Rayon Sports yasinyishije bose bakazaba bari mu kibuga. Dusuze cyane abantu mwese muri mu majyaruguru y'u Rwanda, abari mu burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo, umujyi wa Kigali, reka tubasuhuze. Urasirazuba, burengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, ariko by'umwihariko n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports muri kumwe natwe mutuye mu mujyi wa Kigali, reka tubasuhuze cyane. Hari byinshi biri kuvugwa pe, ndabizi neza ko abantu benshi bumenyereye umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports agendana imashini hano, ariko ndabona yifite. Mubaze impamvu azanye imashini, ibintu birarangira bite mw'abantu? Kumona yagendanye imashini noneho harimo amadokima, harimo iki? Kuri munsi wagendanye imashini byagenze, ibomo igiye kuripuka i Kigali. Utaranasuhuza abantu n'icyo kintu wese ubyukira. Ibomo igiye kuripuka i Kigali. Ongera usubiremo. Hari izo bita za bulldozer. Bulldozer ni izi mashini zicukura ku mashansi. Hari izo bita za excavator. Izo ni za zindi bakoresha mu gusiza za tingatinga. Yanumva abana banyu bahita ngo ni excavator. No excavator. Urumva? Ibomo igiye kuripuka mu mujyi wa Kigali. Ndakubwiza ukuri, umazanye iyi match simuzi, yego, ariko icyo mubwira nuko agiriye neza abanyarwanda. Narebye mu maso y'abataramu banjye, mbona amaso arimo akikango. Ngwano ngo tulishaongea ari icyumweru cyatambutse bavuga ngo iki wiki iliyopita, ngo tulishaongea wiki iliyopita, lakini ngo halakalaka kuya hapa Kigali. Ni uti Kigali ngo riwache muri weekend, kubera icyo wihutisha ibintu mbona ziriki yazazira. Tunakuhitaji weekend hii, kuna mchezo maridadi sana, dabi ya Kigali. Unapaswa kwanza, ariko se ngo twavuganye ngo icyumweru cyatambutse, ariko se ngo wakiyanganya ukaza ko badutunguje match. Reka mbabwize ukuri, ariko ntukibaye mu mujyi wa Kigali, banza wakira imashini yawe. Ariko mereza imashini yanjye, abantu bataza kugira ngo ndikubeshye. Mereza imashini yanjye, sinsanzwe ngendana imashini, abantu barabizi, ariko iyi mashini biransaba kuyigendana hato ibiyirimo hatagira n'umuntu ubibona, hatagira umuntu ubifungura. Aba cyangwa ko ndayigendana gutya, batwatangira gukorana nibwo aguruka abantu uri kuyigendana, uri kuyigendana mu yare bayibonye. Ubu ndimo ndayigendana gutya, hato liste iriho, hatagira umuntu iterera akajisho. Oya na amakosa. Aba we ibi bigiye kube, ariko reka umbwize ukuri, twatangiye se uko murusha kuvuga ibintu bya sayine n'igicuri mu biki. Mbabarira ikiganiro dufite ko twagiteguye uko kigomba kugenda. Oya niyo mpamvu nawe bicaye ku ya mbere, abantu babimenye. Umuntu bazajya babona yicaye ahangaha azajya avuga amagambo make, ni uzajya uba ari boss anavuga amagambo agomba kuransa uwicaye kuri iyi mikoro akaba yose sengura ingingo ku ngingo. Nabonye Iva yari yavuze ko ari buzuye umunsi yambaye akajezi kariyo. Iva kibona riri yatangazo, unashyizemo agapira k'icyatsi, ndavuga ni Karabasi. Kandi si we wenyine, hari abantu benshi nagiye mvugisha, ese ngo ubukweri ngo tugiye kurya byinshi, ese ngo ubukweri ikipe ngiriteguye. Iki kiganiro cy'uyu munsi kigiye kubabwira ibintu mutigeze mwumva. Gahunda zirapanze, nk'uko umuntu asoma amategeko 10 y'Imana yanditse mu byanditswe byera, ibyo biti byanditswe bya Giheburayo, atagira icyo yongeraho.
asoma amavanjiri yo mu byanditswe bya Kigiriki, yego, atagira icyo yongeraho, yego, nta analize nta commentaire, yego, ahangaha mwicare mutega amatwi wenda nimushaka kugira icyo mwongeraho mucyongereho durangije ikiganiro. Ariko se ndashaka kubaza Ivan, titre iriho neza, ibintu byose biri ku murongo, ngo Rayon Sport versus PLFC ijana ku ijana y'umuhuro w'amahoro. Aho ngo si byose uburyo ibintu bigiye kugenda birasaba ko twambukana ingingo ku ngingo. Reka mpite mpera no kuri icyo kibazo. Match turayikina. Okay, murakoze cyane. Si iyo mikoro uyikozeho nawe gutya aho ni sawa. Reka tujyane rero. Match turayikina. Ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 11 za nimugoroba. Ivanyo yangira zamuye neza. Ndagira ngo tumenye gutandukanya ibintu. Match ntabwo izabera kuri Stade Amahoro. Izabera kuri Amahoro Stadium. Izina bwite ntabwo rihindurirwa ururimi. Tujye tujyana ingingo ku ngingo. Ngo Amahoro Stadium bitandukanye n'abantu bitwa ba Eric, ubaze ngo witwane ngo nitwa Yurike oya. Yurike gute se kwe? Stade Amahoro yabayeho mu 1986, yego, kugera mu 2022. Iravugururwa ihabwa izina rishya ryitwa Amahoro Stadium, yego, yewe ubu irimo irashakirwa naming right partner kakuriya Kigali Arena yiswe bayitaga hari tweet y'umunya South Africa nabonye avuga ngo the famous Kigali Arena yiswe BK Arena ubungubu. Stade Amahoro ntutungurwe mu gihe kiri imbere wumvise wenda yitwa Wasiri Stadium, aho ni nako yagakwiye kwita bitewe n'icyo bita amafaranga ikashi umuntu azaba yarekuye akayiha proprietaire wa stade, the owner, ari we leta y'u Rwanda. Turimo turajyana ingingo ku turajyana Bwana Ruben Ngabo. Hanyuma rero ejo bundi kuwa gatandatu ntabwo Stade Amahoro izatahwa. Stade Amahoro izafungurwa ku mugaragaro. Ni itandukaniro ry'ibyo bintu bibiri. Kimwe ni ubukwe, ikindi ni umuhuro. Umuhuro utegura ubukwe. Now you already know. Yego. Itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi nibwo hateganyijwe umuhango wo gutaha Stade Amahoro ku mugaragaro. Ariko umuntu ataha inzu atasuye. Oya. Umuntu nese uramutse uyigezemo ugasanga hari utuntu two gukosora. Kampani y'Abanyaturikiya yitwa Suma yayivuguruye kugira ngo ihandinge guverinoma y'u Rwanda. Birasaba ko hagomba kuberamo igikorwa cy'Abanyarwanda byonyine, Abanyarwanda bayihagararemo bakomera amashyi Suma bavuga bati uratwemeje, hanyuma tuvuge tuti 100% mu buryo bw'amategeko Stade ibaye y'u Rwanda nk'igihugu. Urumva? Icyo gikorwa rero Stade ni iki? Se ni stade y'ibirori? Ni stade y'imiziki? Yego. Ni stade y'amatorero yo kujya bakoreramo ibiterane? Ni stade y'imikino. Imikino kandi mainly umupira w'amaguru. Niyo mpamvu umunsi wo gutaha BK Arena habereyemo ibirori by'akataraboneka n'ibiki, ariko habereyemo match ya Patriote na Rega babyibuka yo gufungura ku mugaragaro stade. Umuyobozi mukuru aza kuhaza nyuma, ariko match yamaze kuba abaturage babonye entertainment showbiz ijyanye n'imikino. Amakipe akwiriye gufungura Stade Amahoro ku mugaragaro ngo twakorera umuhuro mu gihe turimo dutegura umunsi wo kwitaha nayahe mu Rwanda. Iya mbere batekerejeho bavuze bati ikipe yakuzuza stade yonyine ni imwe, ni yambara ubururu n'umweru, imperi wa ibirahageze. Ruben Ngabo ayibonye arisetsa. Oya ntabwo nisekeje, naratarutse ngira ngo ndibeshye. Nahise mvuga ni baraduha hari umuntu wakinza abayobozi bakuru kuko numvaga kuvuga ngo narebye amatariki kwanza ndavuga ari kubanza ari ukwezi kwa karindwi bakaba bibeshye utuntu bibeshye mu kwezi kuko kuvuga ngo ejo bundi muri weekend iyi nkumva ntabwo bikunda. Negera abayobozi banjye muri Rayon Sport
barambwira ati iyo ni inkuru tumaranye akanya turimo tuyidijera twebwe turi kwifiringa cyane. now we are feeling something baranambwira bati tuza shyira umutima hamwe iyi match turayikina. Ikibazo cyawe cyabazaga ejo tuza shyira umutima hamwe. Ejo wigeze wumva nkatakata oya umugoroba abantu wanyumve na gahunda twari dufitanye n'umuntu twari bujye kureba nigeze nemera kujya kumureba. oya si bishaka wagiye kuryama nagiye kuryama mbanze mbitekerezeho bwana nagiye kubona mbona abantu batangiye gupostinga byagenze gute kugira ngo bimenyekane kuko ejo mu masaha nk'aya abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bagomba gukina iyo match bari batumweho. uwanyuma nujya twahuye cyane warabibonye mu maso naramubonye ahamagara buri kanya ngo ya godiyo urumva. Ejo mu masaha nk'aya abakinnyi bari babwiwe gahunda basabwa kubigira ibanga bitewe n'uko abagomba kubitangaza bagombaga kubitangariza igihe cyabo nka nyiri event. Abakinnyi ba Rayon Sport uyu munsi barabonana n'umutoza Julien Met uri mu Rwanda Kigali. Abakinnyi ba Rayon Sport bari bubone n'umutoza barimo abari mu Rwanda bose nabo ba Kadime Ndiaye nabandi bose bauzi ba Serumogo ba Mitima ba Aimable ba Bugingo Hakim abo bakinnyi bose baganijuru ba Roger abo bakinnyi bose ba Rayon Sport uzi tutigeze twandikaho ngo all the best bari bubone n'umutoza bagirana inama ku munsi wa gatanu. Ni imyitozo y'iminsi 3 itarimo ibi physique bikabije bitazabaremerera ya yindi yatushe na tactique yo kwiga ngo tutafanyaye niko aba bo muri Kongo bavuga. Iyo myitozo yose uko ari 3 izabiri behind closed doors. reka ahubwo mbaze uyu muntu uri kudukurikira icyo gituma wibi biganiro kubera iki wibi biganiro gute ubu ni gutuza kureba iki kiganiro utarakora subscribe koko oya namakosa kandi ndimo ndakureba uraza ucengera ubebera gute wabanje ugakanda subscribe ni ibintu byoroshye kubikoraho. Reka tubashimire cyane. hari umuntu uri kukureba hariya hanyuma rero turacyari hari kandi kantu kavuga kati okay Rayon Sport izabihari izabihari hagazite. nicyo kibazo abantu bose bari no kwibaza hano kuko hari abantu bavuga ati oya ati nanone nabonye hari uwanditse ngo singi match ngo ntabwo twayemera siko wambwiye kutayemera kwawe no kwitera gahinda kuko ukuntu ikipe izaba yarinye mu kibuga uko izaba ihagaze biteye amatsiko no kwibaza kuko ikipe ya Rayon Sport natangiye mbabwira ni ibomo igiye kuripuka. Twaragiye tubabwira ngo turategereza amatariki tataho match izabera. Harimo iminsi nk'itatu ine transfer irabirekuka gutya tubakubitumwe amazina muzi ahandi hatari muri Rayon guhera ejo nibyo mbaye nk'ubwegero kuva ku munsi w'ejo akose iminsi 3 ya interval kuko abakinnyi bari buze gutangira imyitozo ku munsi w'ejo turatangiranamo imyambi mishya. umwitozo wo ku munsi w'ejo abantu batazaba bemerewe kureba. Ndakubwiye ngo hari amazina nayigendanye oya harimo natakase nayigendanye. Rayon Sport irabifite abakinnyi bashya ariko bangahe se basi muzi oya reka nisimbabwira umubare ariko ni benshi se basi abakinnyi bashya b'amazina muzi ibomo iraripuka. Hano usigaye wibaza uti umuntu washyizeho iyi match ndamushimira cyane oya bareyo mukuru umutwe mu maguru bakuwe don't keep your heads down. Stade byo ndabizi muzayuzura abazaba baje kureba match abazaba baje kureba stade imeze ni ambiance kuko umunyarwanda uzaba atari muri stade Amahoro kuri wa gatandatu
akaba abeshya abantu ko akunda umupira biraza kugorana. Igurira itike ni igihumbi hahandi hejuru, abantu bagomba kumenya kubitandukanya. Ni igihumbi ahasigaye hose, n'ibihumbi 10 muri VIP ya stade Amahoro. Banza ungire ngo ni iyihe si izi ntebe z'umukara, abantu babonye amafoto ahantu hari intebe z'umukara. Iriya kabine ya VIP yo ni invitation kwinjira. Etage yo hasi iriya yegereye ya mbere, iriya yegereye beach, uriya ni naho, iriya niyo yari stade Amahoro. Iriya niyo bongeyeho ahubwo, nibyo ndi kuvuga. Oya, iriyo hasi niyo yari stade Amahoro. Nibyo bakoze, bafashe itaka bigira hejuru ikibuga. Niyo mpamvu n'umuntu uzabibona nuninjiramo, umuntu ugiye kuri floor ya mbere ariyo VIP azazamuka ama escalier. Urumva? Uwo muntu azishyura ibihumbi 10. Buriya ni Burayi, iriya floor ya mbere yegereye abakinnyi bari VIP. Ni wowe muntu ureba match, umukinnyi wamureba mu maso neza, uzababona bari zarenga, umukinnyi aze kuyirengura uyimuhereze gutya, wanamusuhuza atsinze igitego aserebura iruhande rwawe cyane. Hari abahinde twari tuzi kera muri Premier League za kera, babaga Old Trafford, babaga bambaye ibintu by'ibitambaro bifunze gutya, barebaga match bakunda kuberekana cyane, bavuga ni bari abahinde ko ari abakire. Abantu babona oti baturutse Mumbai cyangwa New Delhi, vuga undi mujyi wo mu Buhinde, undi mujyi ntabwo umutwe akakanya wa Kashmir ntabwo apfa kuhamenamo. Kashmir se ko ari intara bahora bahanganiye na Pakistan nyine, se mbeshe iki ariko icyo mvuga, uravuga iki? Floor yo hasi ni ibihumbi 10, uzaba wegeye abakinnyi. Floor yo hejuru ni igihumbi. Itegure ni balance ubuso kugura tike mureyo uzabuhari. Ariko nuhabana icyizere giki, nuhabe byo kureba stade, ikipe yawe izaba ihari kandi ihagaze bwumva. Ntutekereze ko ari bya bindi bisanzwe babandi basanzwe usanzwe ubona. Oya, baraharabona bo. Harabavuga ngo mwese ngo barangije amasezerano. Hari abakinnyi barangije amasezerano bari in advanced talks with the president. Umunsi w'ejo niwe ku biro yabiboneye. Yego, bamwe mu barangije amasezerano ko bari bahari, ibiganiro birimo birimbanya. Aba mu gitondo njyana nahavuye ntinze nka saa 11 n'indi minota, hari n'abandi baje ni mugoroba. Ni mugoroba njye nahavuye. Ubwo rero nahavuye ngiye mu biki muri ibyo nyine. Ndakubwiye ngo umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda ari kumwe na Ministre Munyangaje Aurore Mimoza, ari kumwe na President wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Munyantwari. Buriya ntabwo ari Munyantwari Alphonse. Baganirije abanyamakuru, barababwira ati iki gikorwa remezo, bavuga stade Amahoro, abantu ba mbere bakwiriye kukenjoyinga ni bande? Si abanyamupira. Hakorwa iki? Nibwo bakubise itangazo hanze, barimo baravuga ngo ndimo nakabya, ariko niba tangazo rirakabije, itangazo ribwira abanyarwanda ngo match ya APR na Rayon mu minsi 3 irabibaye. Akora ari ahantu niho nanjye ako bakaziyemo. Nakureba ngo ntibaratangira imyitozo, ntakureba ngo bimeze bite. Oya, bakoresheje ijambo twabahakaniye abo bantu batatu nkubwiye. Bakoresheje ijambo rivuga ngo umuhuro w'amahoro, ngo umukino w'ubusabane. Tutireka have match ya penere y'ubusabane sibo. Narigize ngo mwavuye mukoma amaseti ati nibyo rero turumva. Wa mbere wasamuye ikiganza agira cy'abamwita Hitimana Jean Claude, umuyobozi wa Radio 10, ndamubona yazamuye ikiganza aravuga ati ati ibyo bintu mutavebwe, ubwo urugamba murarutangije, abari tayari nibarurwane naho kuvuga ngo match ngo y'ubusabane ngo ya gicuti. Oya, ntabwo ibyo ntibishoboka. Kandi ikindi bariyo bamenye nuko harimo inyungu y'amafaranga kuri uwo mukino. Umuryango wawe wa Rayon Sport ugize inyungu mu kugira iyi match, mu buryo bwo kuba ari umukino wo gutangiza umwaka w'imikino mu buryo buri intensive, mu buryo bwo kuba aya mabomo yagomba kuzaripuka n'ubundi, ariko ubu agiye guhita amanuka muri iki cyumweru. Wakoresheje igiswahili kivuga ngo iki, ngo tuliongea wiki iliyopita lakini unapaswa kuja wiki hii juu kwa sababu kuna mchezo maridadi, kuna dabi ya Kigali hapa. Urumva? Sobanura utuntu uvuga ati byari bimeze bite. Tangira. Tuliongea wiki iliyopita, twari twaravuganye icyumweru gishize,
lakini unapaswa kuja wiki hii, ariko urasabwa kuza muri iki cyumweru kwa sababu kuna mchezo maridadi, mchezo wa dabi ya Kigali, kubera ko gifite umukino uremereye wa derby ya Kigali. Ayo mabomo ni inshuti yanyu, ni inshuti yanyu ibayoboye Fidel Uwayezu iri mu yabomora. Ndamubwiye muri iki cyumweru ibintu biraza guhindura isura, ariko nanone mbabwira ni inyungu kuri mwe ku buryo bwa kabiri, kuko aya mazina mwari kuza yamenya gake gake, twashyizeho strategy yo kubatangaza, ariko kuri inshuro it's different. Ubu ngubu mu gihe icyumweru kimwe muraza ko mumenye abakinnyi benshi bagomba gukinira Rayon Sports zitaha. Yewe kandi biranihutisha ibiganiro ku bakinnyi bagomba kongera amasezerano. Hari ibiganiro aho bigeze rwose, hari biri mu buryo bwiza. Yewe icya gatatu cyari cyo nababwiraga, nuko nyine harimo n'inyungu y'amafaranga. Umuryango wanyu kuri konte zawo hari umubare runaka w'amafaranga ari guze kujyaho. Uyu ni umukino barebe mutagomba guhangayikishwa nawo, mutagomba guterwa ubwoba nawo. Ni umukino mugomba kwitegura, ahubwo nk'abitegura umuhuro w'ubukwe. Umuyobozi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda duhaye kadi ikomeye, aravuze ati igikorwa remezo nk'iki nigifungurwe ku mugaragaro n'abanyamupira banjye APR na Rayon Sports bahite bahurira.